ariko nk'abizamo gukurikira nkabona ko ubwaneza by'abana batoya abantu bakuru babishyira ntirebera gusa abana ko batajyana n'ababa kuri televiziyo sinakora ngo narajyana na televiziyo ejo bundi agira cyarabona ubwacu basasira kuri yewe dore asimusenya yageze bitoroheye ubwanjye rero RTV bahari amasanga sinzi aho bagiye mbese abona zose kugira ngo babone n'ibintu by'abantu bato ubu rero niyemeye kuza gutanga ibisigaranye rero bakwiye ibyo nzabaha muzakirwa bizashimwe nanjye nzababwira n'uburyo byabashimisha ni ibyishimo kuri njyewe wongera unambaza aho nakuye ubushobozi bwo kuba natsinda muri ya festivale nitabiriye yitwa Rodesco kubera mu gihugu cy'u Buholandi ni iserukiramuco ryitabirwa n'abahanzi magana baturuka ku isi batandukanye kuba naragize amahirwe yo kuryitabira ndetse nkabasha no kuza muri batanu ba mbere ndetse muri batanu ba mbere nkaza ari uwa mbere icyo nasobanura cya mbere ni umuco wacu aho ugeze waranze ndirimba indirimbo gakondo kugira ngo barabizi ikoresheje inama yacu ya kinyarwanda gakondo nageze iramwumva cyane muri festivale ndetse n'indirimbo za nyirasakuru ikindi kiyongereyeho navuga ngo ni experience kuko si ubwa mbere nitabira amafestivale kandi kujya amafestivale kuva ku myaka 9 igihugu cya mbere nagiyemo ni igihugu cyitwa Bulgaria nuko kuri icyo gihe kugeza none ndacyitabira amaserukiramuco atandukanye hirya no hino ku isi nishimiye rero kuboneka muri MTN Africa Festival gakondo kandi numva ko nasusurukije abo ku Buholandi ntazabura gususurutsa abanyarwanda birushijeho kuko ni ibyo wacu murakoze ubona n'abakinnyi bafite rwabo dusize ikintu mwaba mwifuza kumenya unona nkamwe nibereke ko ndagifite igisubizo cyane
hanyuma rero ururimi cyane cyane igihe ariko ndabona isaha by'akaho byagabanutse ariko ushobora kujya muri karitasi cyangwa mu kirezi bakaba rwanda bakasohoka cyangwa bakavuga amasenge ko bari babifashe bakagenda bakabikoresha muri senge cyangwa bakajya amashusho yawe bakongera bakayashushanya bakayafotora bakabishyiraho utuntu tw'ubucuruzi. Ibyo rero ntabwo twari twagira ngo ikibuza kirwana ntabwo turi bijyanye mu mwanya kandi ubwiza bw'ibyo mu mwanya mpuzabitsina harimo n'umwana arazana amakasete yanjye aranyereka mu ntoki n'amashanyarazi muremure aravuga ngo yewe ntabwo ari gutanga niba turi kurwana twese tukadufasha naho rero umwana w'abana w'ibishuko yaraje kuzishyiraho nawe ukajya kandi ukareba kugira ngo zijyeho ariko nibura iyo zigiye zigurisha kujyaga n'aho zigurisha ntabura ifaranga rimwe cyangwa bibiri bigarukira si kimwe gukorera mu bantu bajugunye hanze y'inama ntabwo byari byiza ntabwo byoroshye si bo bari bajya mpamvu ziri mu mutwe kubera ibintu bajya kugakomeza imikorere ukigendera Jehova oke ni igihe bafatanya cyane oke uko turwanaho bamenya ko umuntu aba yarabuze imirimo kandi ndetse no gukora kugira ngo usibuke cyane amafaranga harimo sibyo amafaranga agenda gusa ikintu cyo kugira ngo tujye mu mutima n'umugabo urabasha gutwara ushobora gukora igeretseho kwibwira aho amasitiyo ukazamura utagenda nawe ukamugera cyabaye kugira ngo aba yarabuze ndetse akajya urabisanga neza bizagire bazawuzima neza akaza kubika intebe yanjye nshobora kuba mpagarariye n'abakuru cyane b'ababyeyi bacu ni ishema kuri njye numva ari imbaraga kuri njye zo gukomeza gukora umuco wa kinyarwanda n'ufite imyaka mike ariko nkarushaho kubimenya cyane kuko ntabwo ndageza aho bari tugerageza turacyabatwara amagambo turacyabatwara imyitwarire abo turara ibyo biza mu cyongereza kubashaka neza kuko babishaka mu muco wa kinyarwanda abo bamaze igihe kandi uko bitinda muri kumenya kurushaho icyo nabizeza ababyeyi banjye nawe babakunda ni ukubikomeza ariko tukifuza gutangana nabo tukibikomeza cyane bigatinda hariho bafite inspiration z'igifaransa hariho impano ariko kuba impano ntabwo ari byo kuyikorera ukayikorera ukayigisha abantu ukamenya gushimisha abantu gusa ariko wasanga wagira wasanga nawe n'ibitanda ugasanga nabyo sinamara utagira ikintu ugabyaranye urabizi ko tumeze ikintu kiba cyatuje umutima n'umwuga wambaye umutwe wabikunze gushyira ku murongo gutunganya ahari hari amasura ugasanga kandi kongera ukazakagenda muri studio ukagira ibitekerezo barindira abantu bakavuga bakishima ibyishimo byacu
gutaramana n'ababyeyi banjye muraho neza mu mwana muraho uyu ni umubyeyi nkunda cyane anyigisha indirimbo nyinshi n'indirimbo nyinshi nahimbye ndayimwumvisha akampa amavuta akavuga ati wa mwana we ahubwo ntutagiye gutana akagarura ndamushimira cyane umubyeyi nkunda na muyango umubyeyi wanjye anyigisha indirimbo nyinshi zawe zo hambere izo ndirimbo zo hambere zikantera imbaraga zo guhimba izanjye akaba ariyo mpamvu nanjye abyutse muri gakondo iyi gakondo mbonana ni kubera ababyeyi mu bambera amashyi bose kubabwira reka mbere kubera gusa ndakwemera kandi ndakubwira neza zawe ko ntabwo ari inshuti nziza ntabwo ari umuvandimwe ntabwo ari inshuti ntuzabizane ntazakubeshye ntabwo ari inshuti nziza urabyuka ukamusubiza hasi akubuza kujya gusoza no kwibona hari ibintu byinshi bizakuru ntabwo ari umuntu mwiza ariko iyo wabibuze amaze sinigeze kubivuga abwira hari ibintu ugira muri wowe gukora ariko ufite n'imana iyo wize n'imana ukanabikomeza iyo mana yawe ishyirana nawe uzabukuru n'ikoraho gutya igenda igabanya imbaraga bityo iyo imbaraga zaragabanutse ukaba ubizi icyo kibazo wakibaza niba tugaragaza neza kubataramira wahetse ukazaba